abarwanya ko dukomeza kurya inyama barakomeza kwiyongera ku isi, ariko bamwe muri bo banajya kure kutarya inyama bakabihindura idini. Kwica inyamaswa tukarya inyama zazo bakabihindura kimwe mu byaha biruta ibindi. Aba bajya kure cyane bakarwanya ibikorwa byose byo korora bavuga ko bidakwiye. Gufata inyamaswa ifite ubwenge ikagira ibyumviro bikora neza bituma yumva ububabare n'agahinda tukayifungirana mu nzu tugamije kuzayica. Umwe mu bafite iyi myizerere banayigisha abandi ni umufilozofe yitwa Peter Singer, yigisha muri kaminuza ya Princeton muri New Jersey. Umva inkuru yanditse. Iyi nkuru ishobora kuba irimo amagambo abangamye kuyumva, ariko umva. Tekereza ibivejuru biza ubwenge bwinshi biramutse bivumbuye iyi si dutuyeho. Bikaba ibivejuru biza ubwenge cyane kandi bikagira ikoranabuhanga ry'akataraboneka. Bikaza gufata icyemezo cyo kuza hano ku isi, byahagera bigasanga biraturusha ubwenge cyane. Ubundi bigahita bidufata, bikajya bidufungirana mu mazu, bikajya bitegeka abagore bacu kubyara, bikabambura abana babo akaba ari byo byinywera amashereka. Ubundi bikajya bidutegeka kurya kuva mu gitondo kugera mu ijoro kugira ngo tubyibuhe cyane bizabone uko biturya. Twese twakwamaganira ihohotera, ariko ibi bivejuru ntabwo byatwumva kubera ko byaba bizi ubwenge bwinshi kuturusha kandi byaba bikunda uko turyoha. Bwana Peter Singer avuga ko ibi ngibi ari byo dukorera amatungo tworora. Yamamaza cyane imigirire yitwa utilitarianism. Utilitarianism ni imigirire isaba abantu gukora ikintu kiri mu nyungu za benshi utarebye niba ari kibi cyangwa se cyiza, utanitaye kuri bake batishimiye icyo kintu cyangwa se bashobora kugirwaho ingaruka nacyo. Niba turimo kwitegura abashyitsi 10 bari buze kudusura tugasangira, 3 muri bo bakavuga ko bashaka kurya inyama z'inka, abandi 7 bakavuga ko bashaka kurya inkoko. Iki gihe tuzateka iki? Uramutse uri umuganga ufite abarwayi benshi bakeneye kubavura, ariko muri ako kanya hakaza undi muganga nawe arwaye nawe ashaka kumuvura, wareka abarwayi benshi wavuraga ukabanza kujya kwita ku muganga kugira ngo namara gukira ahita gufasha kuvura abandi? Cyangwa se wakurikiza icyo amategeko avuga ukabanza ukavura abaje mbere utitaye ko mu barwayi harimo umuganga? Abantu bagendera kuri iyi teori ya utilitarianism bafata umwanya wo gutekereza ku cyemezo bari bufate kikagira uruhare ku byishimo bya benshi. Abantu bafite iyi migirire bahitamo guteka inkoko kubera ko arizo zifuzwa na benshi 7 kuri 3 bashaka inyama z'inka. Abo 3 ukabirengagiza, ntiwite ku nyungu zabo n'ibyo bifuza. Abantu bagendera kuri iyi myumvire bazahitamo kuvura umuganga mbere y'abandi barwayi bose, bamucishe ku bandi rwose kubera ko we namara gukira azahita atanga umusanzu mu kuvura abandi basigaye. Abazapfa hagati aho ngaho nta kundi nyine. Uko niko utilitarianism ikora. Peter Singer we yagiye kure mu guteza imbere iyi myumvire. Niba muzi ubwenge bwo guhitamo guteka inkoko aho guteka inyama z'inka ngo nuko inkoko arizo zishakwa na benshi, noneho se kubera iki mudatekereza ku nyungu z'izo nkoko mushaka guteka? We atekereza ko iyo nkoko mugiye kurya yabyutse mu gitondo igasohoka ikajya gushaka ibitunga yo n'abana bayo, itazi ko muri buyice. Yatangije impaka zigamije kurengera inyamaswa mu mategeko. Mu iguriro ry'inyama iyo tuzibonye zirambitse mu bubiko bwazo tuzitekereza nk'ibiryo, ntabwo tuzitekereza nk'inyamaswa zabyutse muri icyo gitondo ziruka. Ahuza kurya inyama n'imyizerere kubera ko mu kurya inyama dukoresha ibitekerezo n'imyizerere kurusha uko tubikoresha mu kurya ibikomoka ku bimera. Niyo mpamvu hari inyamaswa tutarya kandi inyama zazo zitatandukana cyane n'inyama z'izo twahisemo kurya. Nko mu bihugu biteye imbere aho batunga imbwa mu ngo zabo bakazifata nka bamwe mu bagize imiryango yabo, ntabwo bashobora kurya imbwa kubera ko buri gihe ayibona nk'inyamaswa yo mu rugo akunda, abana nayo nk'uko abana n'abantu. Ntabwo ubwonko bwe bwamwemerera gutekereza ko imbwa ari ibiryo. Ku rundi ruhande ariko ntabwo ubwonko bwe bwamwemerera gutekereza ko inkoko ari inyamaswa abana nayo. Bumubwira ko inkoko ari ibiryo.
atekereza ko twese uko twakabaye dusunikira ubwonko bwacu kwirengagiza no kwiyibagiza ibintu bimwe na bimwe kandi icyarimwe tunabyibuka. Ku ruhande rumwe abantu bose bazi kandi bemera ko inyamaswa cyangwa se amatungo afite agaciro mu birebana n'imitekerereze n'ibyiyumviro. Twese twemeranya ko amatungo adakwiye kubabazwa no kwicwa urubozo, ariko iki kiganiro dushobora kukigirana turimo no kurya inyama cyangwa se ibizikomokaho. Ni ryari uheruka kujya mu birori cyangwa se gusura abantu maze mu byo kurya babateguriye hakaba hatarimo inyama? Nibura buri mwaka buri muntu ku isi arya ibiro 34 by'inyama z'inka, ingurube, ihene, inkoko, inkwavu n'izindi. Mu bihugu bikizeho nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri muturage arya ibiro 90 by'inyama nibura buri mwaka. Abazi by'amateka y'imibereho yacu bemeza ko inyama zahoze mu mirire y'abantu kuva kera. Binagaragazwa n'imiterere y'amenyo yacu. Amenyo y'imbere arakomeye cyane, bigaragara ko yagenewe gushikura. Ibijigo bikaba binini n'urwasaya rufite ingufu. Umubiri wacu ukeneye intungamubiri ziba mu bikomoka ku matungo n'inyamaswa muri rusange. Izi ziri mu ntungamubiri z'ingenzi 7 dukeneye mu mirire. Vitamine ziba mu bikomoka ku nyamaswa nk'inyama, amagi, amata n'ibindi, nizo zonyine zibamo ikinyabutabire cya azote yose umubiri w'umuntu ukeneye. Ibi bivuze ko mu bihugu bigitera imbere bakeneye kurya inyama n'ibindi bikomoka ku nyamaswa kugira ngo banoze imirire. Ku rundi ruhande mu bihugu bikize aho ibintu byose bisa n'ibyateye imbere, aho batagikeneye cyane kunoza imirire, ahubwo benshi bakeneye kugabanya ingano y'ibyo barya no kugenzura ubwiza bwabyo, impaka ntabwo zisiba kwiyongera ku kurya inyama cyangwa se kuzihagarika. Abahagarika kurya inyama n'ibindi biribwa n'ibinyobwa bikomoka ku matungo ntabwo basiba kwiyongera. Mu 2021 hari ubushakashatsi bwakozwe na televiziyo yitwa Rakuten bugaragaza ko 44% by'abatuye ibihugu bikize bigeze kugerageza kurya ibisimbura inyama bikomoka ku bimera, bagerageza guhagarika inyama burundu. Hari abantu miliyoni 79 ku isi yose batarya ikintu na kimwe gifite aho gihuriye n'inyamaswa. Benshi nabo mu bihugu bikize babona ko kurya ibikomoka ku matungo cyangwa se inyamaswa bidakwiye. Cyane cyane barwanya inyama kubera ko kuzibona bisaba kwambura ubuzima ikindi kinyabuzima. Abandi bahagaritse kurya inyama mu rwego rwo kurengera ibidukikije kubera ko ubworozi bwa kijyambere bwo mu bihugu bikize buri mu byangiza ibidukikije kurusha ibindi bikorwa byinshi by'abantu. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni iki kiri mu nyama gituma abatuye isi bazikunda? Byagenda bita abatuye isi bose bavuye ku nyama? Reka tuvuge ku mpaka ziriho mu birebana no kurya inyama. Bamwe bo mu bihugu bikize barifuza ko abantu bose bazireka, mu gihe mu bihugu bikennye bo bazikeneye kugira ngo banoze imibereho n'imirire. Kimwe mu bimenyetso by'uko twebwe abantu turi inyamaswa z'indya byose ni ubushobozi dufite bwo kureba gato iteretse ahantu runaka isa neza yuzuye isukari, amazi akatwuzura akanwa. Icyarimwe wanabona ihene ibyibushye iziritse ahantu ihebeba, nabwo amazi akakuzura akanwa. Inyama nibyo biryo ushobora gusanga hariho hose ku isi mu gihe icyo ari cyo cyose, hatarebwe ngo ni ku mwero cyangwa se ni mu gihe runaka. Zihora zihari. Nta kimera wasanga hariho hose ku isi igihe icyo ari cyo cyose. Habaho inyamaswa z'indyanyama zidashobora kurya ikindi kiribwa icyo ari cyo cyose kitari inyama. Abantu ntabwo bari muri izo nyamaswa, ariko turya inyama nyinshi kandi kenshi kurusha izo nyamaswa. Turusha intare, ingwe, urusamagwe, requin. Izi zose tuzirusha kuba abahigi bakomeye kubera ko tuzirusha ubwenge. Tuzirusha ubwonko bunini, kandi ubwonko bwacu bwakujijwe no kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Hari umwanditsi witwa Romain Gary wigeze kwandika ko inzara y'inyama mu bantu ifite ingufu ku buryo yenda kugera ku bushake abantu bagirira guhuza ibitsina. Gukenera inyama ni icyifuzo gikomeye cy'abakurambere bacu b'Abanyafurika n'abantu bose muri rusange.
kurya inyama byari icyifuzo kiri mu mubiri w'umuntu imbere, kikagira ingufu zenda kungana n'icyifuzo cyo guhuza ibitsina. Iyo uvuze inkomoko yo kurya inyama mu bantu, uba uvuze inkomoko y'ubworozi, uba uvuze inkomoko y'ubuhinzi, iterambere ry'iyobokamana binyuze mu bitambo by'inyamaswa bicaga bagaha imana zabo, nyuma izo nyama bakaza kuzirya. Uba uvuze iterambere ry'ubukungu. Inyama nibyo biryo bihuza inzego nyinshi. Ni ibyo kurya, ni ubukungu, ni iyobokamana, ni ibidukikije, ni umuco n'imigenzo. Ushingiye ku nkomoko, kurya inyama ni ukurya ubuzima ugamije kubaka ubundi buzima. Mu Gifaransa bazita viande, bikomoka ku ijambo ry'ikilatini vivenda, biva ku nshinga vivere, bisobanura vivre mu Gifaransa cyangwa se kubaho mu Kinyarwanda. Ni ijambo ryakoreshwaga ku biryo byose, bivuze ko mu ntangiriro arizo zonyine abantu bafataga nk'ibiryo. Ubwo abakurambere bacu batangiraga kurya inyama ahagana mu myaka miliyoni 2 ishize, ntabwo ari uko inyama zari ziryoshye cyane, kuko hari n'abaziryaga ari mbisi igihe umuriro wari utaravumburwa. Batangiye kuzirya kubera ko imibiri yabo yari zikeneye. Bitekerezwa ko muri icyo gihe habaye ihindagurika ry'ikirere, ibimera birabura, abantu batangira kurya inyamaswa. Nyuma yaho gato bavumbuye umuriro, inyama zihinduka ibiryo by'ingenzi. Iki gihe bahigaga nk'uko izindi nyamaswa zose zihiga. Ubuhigi ni nabwo bwahuje umuntu n'imbwa. Imbwa nazo zabagaho zihiga, ziza gucudika n'abantu kubera ko zaryaga ibyo basigaje, bityo bubaka umubano batyo. Niyo nyamaswa ya mbere umuntu yoroye. Mu myaka 200 ishize, umuntu yavumbuye umuriro, aza kumenya ko umuriro utuma ibyo kurya bishya bikoroha mu kubirya. Atangira kurya ibitetse n'ibyokeje. Ingufu umubiri wakoreshaga ugogora ibyo kurya bibisi utangira kuzikoresha mu bindi, cyane cyane mu gutekereza. Igogora ni igikorwa gikenera ingufu z'ubwonko zitagira ingano. Inda yacu ikorana n'ubwonko mu buryo bwa hafi cyane, ku buryo gutangira kurya ibitetse byaruhuye ubwonko bw'umuntu, bituma ibitekerezo bye byaguka, atangira kumenya ubwenge kurusha izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Aha niho yahereye, atangira kubaza ibisongo bimworohereza kwica izindi nyamaswa. Atangira guconga amabuye yo gukoramo ibindi bikoresho, kugera ubwo mu myaka 10,000 ishize, nyuma yo korora imbwa, umuntu yanatekereje gufata zimwe mu nyamaswa yari asanzwe yirirwa yiruka inyuma zihiga, azifungirana ahantu, akajya zigaburira, zikabyara, akajya kuramo zimwe akazirya atiriwe azirukaho kubera ko yabaga yarazifungiranye. Korora bitangira ubwo. Korora bigamije mbere na mbere kurya inyama. Mu kugira ubwenge bwinshi, umuntu yatekereje korora ibimera n'inyamaswa byose ngo abizane hafi ye, aho gukomeza kubyirukaho. Uko imyaka yagiye ishira, inyamaswa yorora zagiye ziyongera bitewe n'izo akeneye n'icyo azikeneyeho. Yoroye inka kugira ngo ajye azinywera amata, anarya inyama. Yorora ihene kugira ngo nazo azirye, anazinywera amahenehene. Yorora ingamiya n'indogobe kugira ngo zijye zimutwara zinamwikorera imizigo. Ubworozi bwateye imbere kugera ubwo inganda zazaga. None uyu munsi twororesha imashini, kandi twavumbuye ikoranabuhanga rituma zororoka vuba kandi zikabyibuha, zikagira inyama nyinshi. Muri iyi minsi kubera kurya inyama nyinshi, cyane cyane mu bihugu bikize, inyama zahujwe n'indwara zitandukanye zirimo iz'umutima, kanseri ndetse n'urupfu rwihuse. Ibi bishoboka bite? Muri rusange tugomba kurya kubera impamvu 3: kugira ngo tubone ingufu, kugira ngo tubone ibikoresho by'ingenzi bituma umubiri ukora utunyangingo two kuwubaka, no gufasha umubiri gukora ibinyabutabire udashobora kwikorera wonyine utabifashijwemo n'ibiturutse hanze. Ingufu nibyo wakwita ibikoresho byubaka utunyangingo tw'umubiri, biva mu bintu 3 by'ingenzi: ibinure, isukari izwi nka carbohydrates cyangwa se carbs, na proteine arizo ntungamubiri. Ibi nibyo bintu 3 biba mu biryo no mu binyobwa. Nibyo umubiri wacu twishyuza, bigatuma dufata icyemezo cyo kurya cyangwa se kunywa. Proteine nizo z'ingenzi cyane mu gusana utunyangingo tw'umubiri twangiritse.
mu nyama habamo amoko menshi y'ibinyabutabire ndetse n'imyunyungugu umubiri wacu ukeneye. Harimo ubutare bwa fer, zinc na vitamine zitandukanye zirimo D, B6, B12. Mu nyama nyinshi turya vitamine iburamo ni C, nyamara iba mu bimera hafi ya byose. Iyi C niyo yongera ubudahangarwa bw'umubiri w'ibinyabuzima, ari nayo mpamvu bavuga ko kurya inyama cyane bituma umuntu ataramba, kubera ko ababura ya vitamine C yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umaze igihe utabona vitamine C iba mu bimera ntibe mu nyama, urwara indwara yitwa scurvy, irangwa no kuva amaraso mu kanwa ku buryo ushobora no kuvamo amenyo. Gusa ku rundi ruhande, intungamubiri ziba mu nyama umubiri uzikurura vuba kurusha uko ukurura iziri mu bimera. Nk'urugero, imboga za epinare zibamo ubutare bungana n'ubwo mu nyama, ariko ubutare bwo muri epinare umubiri ubukurura buhoro buhoro ugeranije n'umuvuduko ukoresha mu gukurura ubwo mu nyama. Ikizwi ni uko kurya inyama cyane ndetse n'ibizikomokaho ku bantu bo mu bihugu bikize byagize ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage, bikaba no mu mpamvu bisa naho muri ibi bihugu hari impaka nyinshi zirebana no kureka kurya inyama. Dore impamvu batanga bavuga ko isi yarushaho kuba nziza abantu baramutse bahagaritse kurya inyama. Impamvu ya mbere ni ibidukikije. Ibyo turya byanduza ikirere kurusha imodoka n'indege tugendamo. Hari umushakashatsi witwa Cynthia Rosenzweig wanditse raporo ikubiyemo uburyo ibyo turya bigira uruhare mu kwanduza ikirere no kwangiza ibidukikije. Ibyo turya byangiza ibidukikije bihereye ku gukubita isuka mu butaka tuzamura itaka mu guhinga, bikagera ku gukora ifumbire mvaruganda n'ibikoresho twifashisha mu buhinzi, kugera ku mirimo yose dukorera mu murima, guhunika, gutwara umusaruro, kuwutunganya mu nganda, kuwugurisha, ukongeraho ubworozi. Ibi byose ingaruka bigira ku mibereho y'umubumbe w'isi iyo bazegeranije, bemeza ko gushaka ibidutunga byonyine bigize 1/3 cy'ibyuka byose byoherezwa mu kirere bikacyangiza. Imwe muri iyo myuka yangiza ikirere inaturuka mu gifu cyangwa mu matungo tworora, by'umwihariko inka. Ibyitwa fermentation entérique ni kimwe mu bikorwa bibera mu nda y'inka bigasohora imyuka igira uruhare rukomeye mu guhumanya ikirere. Madame Cynthia Rosenzweig: kuza kw'inka ni igikorwa cy'umwihariko ku ndya byatsi nini zose. Izi nyamaswa zigira igifu gifite ubushobozi bwo gushwanyaguza ikinyabutabire cya cellulose kiba mu byatsi kikabihinduramo intungamubiri iyi nyamaswa ishobora kugogora. Bitandukanye natwe dufite igifu gito, inka yigira igifu cya rutura. Ni igifu kinini ku buryo kigabanijemo ibice 4. Inka irarisha cyangwa se ikarya ubwatsi mwayihaye, ikabushyira mu kanwa, ikabuhekenya ariko ntibunoze neza, ikabwohereza mu nda mu gice cya mbere cy'igifu cyayo butanoze. Ni igice cyitwa rumen. Muri iki gice cya mbere cy'igifu cy'inka haba harimo ibinyacumi by'amamiliyari y'udukoko, ari natwo duhita dufata akazi ko gutangira gucagagura ubu bwatsi. Utu dukoko ducagagura mbere na mbere ikinyabutabire kiri mu bwatsi cyitwa cellulose. Cellulose nyinshi ibiri muri twa duce tw'ubwatsi tumeze nk'ubudodo tuba dukomeye cyane ku buryo igifu cy'umuntu cyo kitashobora kudusya. Inka iradusya kubera ko ibifite udukoko mu gifu tuyifasha gucagagura ibyo byatsi. Utu dukoko nubwo ducagagura ibi byatsi, ariko ntabwo dushobora gucagagura ibyatsi binini inka yamize itabihekenye cyangwa se itabinogeje. Icyo utu dukoko dukora rero, duhita tugarura mu kanwa k'inka bya byatsi bitanoze, inka ikongera ikabitapfuna kugira binoze neza. Ni bya bindi byitwa kuza. Muri icyo gihe hahandi mu gifu muri rumen, twa dukoko tuba twarangije akazi katwo ndetse twamaze no guhita dupfa. Aho twahoze haba hasigaye igikoma kiba kigomba kwiyungururira mu kindi gice cy'igifu cyitwa bone. Ni ukuyungurura kubera ko iyi inka irisha iryamo n'amabuye. Nyuma yo kuyungurura hasigara igikoma kitarimo amabuye ariko cyuzuye amacandwe. Iyi nka ihita noneho ikivangurira mu gice cya 3 cy'igifu, noneho bigasigara byumutse, igahita ibyohereza mu gifu cya 4, ari naho itangirira irindi gogora. Iri gogora ry'inka ryo guhindura cellulose yo mu byatsi ikarihinduramo intungamubiri, icyo bikora mu nda y'inka,
wakigereranya n'uruganda rwa biyogaze. Muribuka ko biyogaze tunacana mu kuyikora bashyiramo amase. Ibi bintu bibera mu nda y'inka mu igogora bisohora metane. Iyi metane irasohoka ikajya mu kirere ikagihumanya. Gusa ntabwo itinda mu kirere nka gazi carbonique, ariko iyi metane yo yangiza ikirere inshuro zikubye 28 izo carbone cyanduzaho. Umvira igereranya. Buri mwaka inka imwe isohora imyuka mibi ingana n'isohorwa n'imodoka igenza ibirometero 20,000. Kandi ku isi hari inka zifite uburemere buruta ubw'izindi nyamaswa zose z'inyamabere n'abantu barimo, ukongeraho n'inyoni zose. Inka zisohora hafi 70% y'imyuka yangiza ikirere yose isohorwa n'inyamaswa ku isi. Niyo mpamvu inyama z'inka zivugisha benshi mu barengera ibidukikije. Gusa uku kwanduza ikirere bikozwe n'inka bikorwa cyane mu bihugu biteye imbere kubera ko nibo borora inka zitagira ingano zo kubaga. Ibi bimeze bitya, ariko iyanduzwa ry'ikirere rikomeye rishingiye ku biribwa n'irituruka ku itemwa n'itwikwa ry'amashyamba no gukamya ibishanga hagamijwe ubuhinzi. Ibi nabyo ni ibikorwa bihuye cyane n'ubworozi kubera ko kugira ngo babone ikiro kimwe cy'inyama z'ingurube bisaba guhinga ibiro 15 by'ibinyampeke nka soya cyangwa se ibigori bizatunga iyo ngurube. Niyo mpamvu dukeneye ubutaka bunini cyane bwo guhingaho, tudahinga ibyo turya twebwe abantu, ahubwo duhinga ibyo tugaburira amatungo ngo abariyo tuzarya. Ibi binyampeke natwe tubiriye twabaho, ariko ninde ushaka kujya muri resitora bakamubwira ko bafite ibigori na soya n'ibishyimbo byonyine? Umva imibare y'abashakashatsi. Twese turamutse duhagaritse kurya inyama tukirira amafi yonyine n'ibikomoka ku bimera, ibyuka byoherezwa mu kirere buri mwaka byagabanukaho toni 4,4,600,000 za gazi carbonique. Iyi gazi carbonique ndetse n'indi myuka tuvuga yangiza ikirere irazamuka ikajya mu kirere igakora ikimeze nk'igifuniko ku ijuru, igatuma ubushyuhe buri hano ku isi budashobora kuzamuka ngo busohoke, ahubwo bukamera nk'aho bufungiranye hano, maze tugashya koko. Noneho buri wese aramutse avuye ku nyama n'ibindi byose bikomoka ku matungo, buri mwaka ibyuka byangiza ikirere byagabanukaho toni 6,000,000 za gazi carbonique. Gusa ku rundi ruhande, abavuga ibi bagomba kuba badatekereza cyane ku kibazo cy'imirire mu bihugu bikennye kubera ko inyama n'ibikomoka ku matungo birokora benshi mu bana bo muri ibi bihugu. Iyo dutekereje ibyo kurya bitangiza ibidukikije, dutekereza cyane cyane ku bijumba n'ibishyimbo n'imbwija n'ibindi twiyezereza munsi y'urugo bitazigera bikenera ko babitegera imodoka kugira ngo bitugereho. Iyo babaze ibikenerwa byose kugira ngo ibihingwa byere n'uburyo byangiza ikirere, umva uko babibona. Ikiro kimwe cy'ibirayi gisohora garama 200 za gazi carbonique yangiza ikirere. Iyi ngiyi iva mu ruganda rwakoze ifumbire yashyizwe kuri ibyo birayi, mazutu yakoreshejwe mu gukogota amazi yavomereye ibyo birayi, imodoka yikoreye ibyo birayi ibijyana ku isoko cyangwa se ibikura mu murima. Ikiro kimwe cya avoka zera muri Amerika y'Epfo zikajya kugurishwa mu Burayi gisohora garama 600 z'imyuka yangiza ikirere. Ku rundi ruhande ariko, ikiro cy'inyama z'ingurube, ingurube yabazwe n'umuturanyi itarigeze inakandagira mu modoka, kiboneka hasohowe ibiro 4 n'amagarama 600 yo gazi carbonique yangiza ikirere. Ibyo ngurube yariye, imiti yahawe, amazi yanyoye. Abantu bakunda inyama. Iyi nteruro yemeza birakomeye kubona uyinyomoza. Abataratera imbere cyane, inyama tuzizi zibagwa, tukaziteka mu nkono, tukazirya cyangwa se tukazotsa. Abasirimu bo bafite uburyo bwinshi bwo kuzirya. Izitetse zabitswe mu bikarito no mu bikopo, izo basya bakazishyira mu masashe, izo barya mu migati, izo barya zarumishijwe. Hari abasirimu batumva ko ifunguro bahawe rikwiye igihe ritariho inyama. Batunze inyamaswa zitagira ingano zose zo kubaga. Inkoko 1,33,000,000 nizo zari ku isi mu mwaka ushize. Inka 1,1,500,000 n'ingurube 1,677,000. Izi zose ni inyamaswa zikeneye kugaburirwa ku buryo isi yose yahinduwe ubutaka bwo kugaburiraho amatungo. 83% by'ubuso bw'isi bukoreshwa mu bworozi. Izi ni inzuri ndetse n'imirima yo guhingaho ibyo kurya bagaburira amatungo. Inganda zitunganya inyama n'izitunganya amata zikoresha 27% by'amazi meza yose yo ku isi.
ibi bimeze bitya mu gihe 4% by'intungamubiri ziba mu biribwa tugaburira inka arizo zonyine izo nka zikoramo inyama tuzaziryaho. Ibi bitekerezo byose bivanze n'imibare bitangwa n'abarwanya ko turya inyama. Mu 2019 hari raporo yatangajwe mu kinyamakuru The British Medical Journal igaragaza ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 53,000 bari hagati y'imyaka 30 na 55 bose bakora kwa muganga. Igaragaza uburyo kurya inyama zitukura nibura inshuro imwe buri munsi byongera ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Niyo kanseri iri ku mwanya wa 3 mu kwibasira abantu benshi mu bihugu bikize, by'umwihariko mu Bwongereza. Hanyuma haza indwara bita gute, ari nayo ikunda kuvugwa cyane ku bantu barya inyama zitukura nyinshi. Ni indwara kera bitaga indwara y'abami cyangwa se indwara y'abakire, ahanini kubera ko iterwa n'ibyo kurya umuntu yariye. Iyo urwaye indwara iterwa n'ibyo wariye, ahanini binahenze, bavuga ko arwaye indwara y'abakire. Ni indwara yibasira ingingo z'umubiri w'umuntu hagati y'amagufa ahahurira. Aho amagufa ahurira ari abiri niho twita mu ngingo. Hagati y'igufa n'irindi haba harimo umusokoro. Aho mu ruteranyirizo kandi habamo amatembabuzi ashinzwe kubobeza ayo magufa kugira ngo ushobore guhina urugingo cyangwa se kuruhinura. Indwara ya gute rero iba iyo mu maraso y'umuntu harimo acide nyinshi yitwa acide urique. Iyi acide urique iragenda ikirunda mu ngingo cyangwa se mu ruteranyirizo imeze nk'udufuro. Utwo dufuro nitwo dutera ububabare mu ngingo ndetse hakabyimba, ari byo bita crise ya gute. Impamvu tudufuro twirema mu ngingo nuko ariho hagera amaraso make, tukaba udufuro turyana nk'inshinge barimo kukujomba. Iyo bikomeje igihe kinini bishobora kwangiza ingingo z'umuntu. Iyi acide urique iba nyinshi mu mubiri igatera gute iva mu binyabutabire byitwa purine n'ibyitwa pyrimidine. Kimwe mu byongera purine mu mubiri w'umuntu rero ni inyama zitukura nyinshi. Ibyo bashobora kuvuga ku nyama n'ibikomoka ku matungo byose, cyane cyane ibibi, bireba cyane cyane ibihugu bikize, aho inganda z'inyama n'ibikomoka ku matungo zateye imbere cyane. Mu bihugu bikennye n'ibikirimo kwiyubaka, aho ibibazo by'imirire biri mu bikomereye ababituye, inyama n'ibikomoka ku matungo biri mu byo bakeneye cyane kugira ngo bashobore kwiyubaka. Bo ntabwo barageraho gutekereza ko inyama n'ibikomoka ku matungo ari bibi. Tubashimiye ko mwadukurikiye, naha dusoreje iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi.